abandi usanga bagenda baca ku ruhande badashaka kuvuga ibintu uko bimeze. Uyu mudamu rero yaje kuba yatorerwa kuyobora ruriya rwego, na ndetse mu magambo ye yashimiye abanyamakuru, dore ko bakunzi ba Just TV, twongeye kubasuhuza nanone, twongera kubifuriza ibihe byiza ahantu hose mwaba muherereye mu bice bigiye bitandukanye byo muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, haba mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara no hanze y'igihugu. Aho hose tuba inshakazamajwi dukoreraho zibasha kuhagera, ngira ngo rero tubifurije kubana natwe kandi twizeye ko turi bugirane ibihe byiza muri aya makuru tugiye kubagezaho. Amakuru rero tugiye kubagezaho muri uyu munsi, tukaba tugira ngo tubamenyeshe ko urwego rwa RAMC rwabaye rubona umuyobozi mushya rero rwabonye muri uyu munsi, akaba yitwa Scovia, ngira ngo mwarimu mumenyereye. Irindi zina rye yitwa Mutesi, ngira ngo rero mwarimu mumenyereye cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ngira ngo yari afite urubuga nkoranyambaga rwitwa urwa Gasabo, ngira ngo rwo yararukoresheje arukoreraho ibintu byinshi cyane, kandi mwari muzi ko ari umuntu w'inararibonye kandi w'inkerebutsi, umuntu ubasha kugenda akajya hirya no hino naho rukomeye ntago ahatinya, cyane ko bivugwa ko muri iriya ntambara yo muri Kongo ihuje M23 ndetse na demokarasi ya Kongo, ngira ngo RDC, ngira ngo niyo yari irimo ziriya ntambara tugiye kubabwira. Ariho rero uyu mudamu yaje kuba yajya agenda gutara amakuru, ntatinye intambara, ntatinye amasasu, kagenda agatara amakuru akabasha kuyazana, akajya no mu bindi bice mwaramwumvishije. Ni umuntu utajya arya indimi, ni umuntu uvuga amagambo kenshi na kenshi abandi bantu benshi batajya bakunda kugezaho imvugo zabo cyangwa ibitekerezo. Rero ngira ngo ni n'umuntu wakundaga kugaragaza ukuri cyane, mu gihe abandi usanga bagenda baca ku ruhande badashaka kuvuga ibintu uko bimeze. Uyu mudamu rero yaje kuba yatorerwa kuyobora ruriya rwego, na ndetse mu magambo ye yashimiye abanyamakuru, dore ko bibera mu nteko y'abanyamakuru. Yashimiye abanyamakuru bamutoye, ndetse yaje kuba yavugiramo ijambo arababwira ati ntimuntorere ko ndi umugore, ahubwo muntorere ko ashoboye. Rero bivuze ngo nawe ubwe yiyizeyemo ubushobozi, agiye kugenda yerekana akora byinshi bitandukanye. Rero ngira ngo si we wenyine, hari n'abandi bagenzi be bagiye kuba bayoborana muri ruriya rwego. Ngira ngo rero Barore nawe baje kuba bagenda bamushimira ko yagiye akora byinshi, yagiye ahindura byinshi byari byarabaye ikibazo, byarabaye ingorabahizi, ariko yagiye abasha kubikemura. Nawe bamwifurije ishya n'ihirwe, dore ko byumvikana ko ari bujye mu zindi nzego. Rero byaje kuba byagaragara ko hagiye hakorwa ihererekanyabubasha hagati y'uyu Mutesi Scovia ndetse na Barore wari umaze igihe ayobora ruriya rwego, akaba yararumazeho imyaka irenga 8. Rero ni igihe kirekire, bigaragara ko Barore nawe yari afitiye icyizere cyane na leta y'u Rwanda, yari yaramugiriye icyizere cyo kuyobora ruriya rwego. Rero ntago twari twamenya neza Barore aho agiye kwerekeza, kandi ngira ngo mu bihe byashize twaje nanone kuba twumva ko na Sandrine ashobora kuba yarabonye umwanya
muri ruriya rwego rwo kuyobora abanyamakuru. Rero nanjye nkaba mbifurije kuzagira ibihe byiza, kandi nkaba mbifurije ko ibikorwa byabo byose bizagenda koko bigaragarira abo bayobora ko babona ubuyobozi bubakwiriye. Rero haje kuba hagenda havugwa amagambo n'abanyamakuru bo ku YouTube batandukanye. Nka Yongwe naje kumva avuga ati Scovia rero naze atandukanye ibintu n'ibindi, nyarebe uburyo mu rwego rw'abanyamakuru akajagari kari karimo, namara kubyitegereza akabibona neza, abashe kugenda yagabanya akajagari kari muri uru rwego rw'abanyamakuru, kandi abe yagenda agarura urukundo hagati muri bo, noneho bagirane ubufatanye ku buryo noneho bigaragara, noneho rero bagende bagira noneho uburyo bahurira hamwe, bajye bahuza inama n'ibitekerezo kugira ngo ikibazo cyose kivutse hagati yabo babashe kugikemura bitagiye kuba imvururu cyane. Dore ko yagiye avuga byinshi cyane byerekana urukundo ruke ruri hagati y'abanyamakuru mu rwego bakoreramo. Avuga ko kugeza ubu ngubu bigaragara ko bafite urwango rukabije, aho umunyamakuru ashobora kurwara ntihagire umusura, agapfa bikarangira gutyo, ndetse agafungwa ntihagire umusura. Ibyo byose Yongwe nibyo yaje kubavuga mu kiganiro yakoze hariya kuri Gasaro TV. Rero koko nanjye nkaba nakungamo mvuga nti koko ibibazo byari bimaze iminsi hagati y'abanyamakuru ntago byari ibintu bisanzwe, cyane ko tugenda tubona benshi bagenda bafungwa, abandi bari mu butabera. Rero ukibaza ngo ese aba bantu koko ibyo bakora barabizi neza? Rero ngo harimo n'ikindi cy'igisebanya, mbese amagambo yari menshi mu rwego rw'abanyamakuru. Rero hakaba hari icyizere yuko uyu Scovia agiye kugenda agabanya ibyo bintu byose bigiye birimo ibintu by'ibibazo, ku buryo tuzasigara tubona urwego rw'abanyamakuru noneho koko ko ari urwego rurimo ubwisanzure ndetse n'ukuri kwinshi ndetse no gukorera hamwe. Bavuze ko rero bagomba Yongwe yakomeje avuga ko hagomba gushyirwaho n'urwego rw'uburyo bagomba kujya bagira uburyo bakusanya ubufasha bwajya bufasha nk'umwe muri bagenzi babo wagize ikibazo, noneho bakareba uburyo bamusura, bakareba uburyo nawe bamugenera inkunga yo kugira ngo imuteze imbere. Cyane ko hari n'ingira yagiye atanga ko hari abo yagiye ajya gusura akabona hari bagenzi babo babateranyirije amafaranga bakayabazanira, noneho bigenda bimutera ishyari. Nibyo byatumye rero yumva agize ishyaka ryo kuba yavuga iki kintu kugira ngo noneho kibe cyakwinjira mu mitima y'abanyamakuru, kugira ngo nabo barebe ko hari impinduka byagenda bizana hagati yabo. Rero ngira ngo Scovia tumwifuriza ibihe byiza mu rwego agiye kuba ayobora, dore ko havuzwemo n'ikindi cy'uko aba banyamakuru niko Yongwe yakomeje avuga ati bagende nabo batandukanywa n'abanyamakuru b'umwuga, noneho nabo nibiba byiza abagenere yuko babona amakarita azajya bagenga mu mikorere yabo, kugira ngo noneho nabo bya bindi byagendaga bivugwa yuko hari ibibazo bitabona uburyo bikemurwamo, nabyo bigende bikemurwa bitewe n'uko hari ikintu kigenda kiranga buri muntu mu rwego rwe akoreramo. Rero ibyo ngibyo sinzi byose ko Scovia yazashobora kuba yagenda bikora, cyane ko yavuze ko atazareka n'umwuga we
w'ibintu yakoraga n'ubundi mu buzima bwe bwa buri munsi, yavuze ko ako kazi ahawe azagafatanya akajya akora akazi ke ku Rwagasabo TV, ndetse agakorera no muri ruriya rwego yahawe ari rwo ari rwo rwego rero agiye kuzajya akomeza akorera nk'uko yabihawemo inshingano. Rero bakunzi ba Just TV, ngira ngo murabyumva ko amakuru tuba tuyafite kandi tuba tugomba kuyababwira uko ari, kugira ngo namwe muyumve. Ibindi muba mushobora kugenda mubikurikirana nk'abo bagenzi be tubabwira bagiye kuzajya bafatanya. Hari video tugomba kugenda tuanyurizamo n'amagambo make make mukagenda mwumva ubundi busobanuro ku byo tuba tutababwiye byose. Tuba tubabwiye amakuru mu ncamake kugira ngo mumenye ibyerekezo by'ahantu amakuru aherereye, kugira ngo namwe mubashe kuyakurikirana. Rero ngira ngo aya makuru twaba tuyahagarikiye ahangaha kugira ngo dukomeze tugende tuzana n'izindi nkuru hirya no hino kugira ngo tubashe kuzibagezaho. Ngira ngo rero mwakoze kwifatanya natwe muri aya makuru. Ngira ngo twababwira ngo nakagaruka, kandi mbere yuko dusoza tubabwira ngo mukore subscribe, mukore share, mukore comment, mukore like, mukore no kuri karakazogera abataragakoraho kugira ngo ibintu bijye bibagera. Ariko tunabasaba ngo rwose mukurikirane izi video, kuko amakuru tuba tubaha ni amakuru y'ingenzi, ni amakuru afite byinshi avuze mu buzima bwanyu. Mujye mukurikirana izi video, hanyuma rwose nabiriya tubasabye mudufashe mu bikore, dore ko aya macano yacu azakomeza kubazanira byinshi kandi bizakomeza kugira inyungu mu buzima bwanyu ibihe byose, dore ko izi ni imbuga nkoranyambaga kandi zizahoraho nta hantu ziteze kujya. Rero turabashimiye kandi tubabwira ngo nakagaruka. Ciao ciao.